Bimwe mu bintu bitera imbaraga zo gukora ndetse no kugera ku musaruro munini uruta uwo wari witezwe ni ugukorera ku ntego. Gukorera ku ntego biguha imbaraga zo kugera kuri byinshi no kumenya ibyo ukora kandi ukabikorana umuhate n'imbaraga utamenya iyo ziva, ahubwo ziva muri kwa kugira intego no gukorera ku ntego. Intego ziguha icyerekezo cyo kumenya iyo ujya ndetse n'ibyo wifuza kugeraho kandi zikakubwira aho guhagararira ndetse n'aho kongera imbaraga kugira ngo ugere kuri za ntego. Intego nziza ni izigira igihe wiha kandi icyo gihe ukagerageza ku buryo bwose wakora ukazigeraho kandi ukagera no kuri rwa rwego wifuza kugezaho intego zawe. Burya intego zigomba gukorwa ku gihe kandi ukiha intego ugereranyije n'imbaraga zawe uko zingana, bigatandukana n'umuntu upfa kwiha intego atabashije kugenzura no kureba icyo ashoboye. Intego zishobora kugabanywamo ibice bibiri, aricyo ushobora kwita short range goals cyangwa long range goals. Short range goals ni intego z'igihe gitoya, za zindi rwose udashobora no kurenza umwaka utari wageraho. Izi ntego ukaziha ugereranyije n'ibyo wifuza kugeraho mu gihe gitoya kandi ubona bishoboka ugereranyije n'uko umuvuduko wawe wo gukoreraho ungana ndetse n'aho ushobora gukura byagufasha kugera kuri za ntego. Mu bintu byose umuntu akora urya ni byiza gukorera ku ntego. Mu kintu cyose mu buzima bwawe bwa buri munsi ibintu byose ushobora kubikorera ku ntego kandi izo ntego ukaba ushobora kuzigabanya muri ayo matsinda twavuze. Izo short range goals nizo rero ushobora kwiha ku masaha, ku munsi se cyangwa mu cyumweru, mu kwezi cyangwa mu mwaka. Ukavuga uti mu gihe kingana gutya muri iki cyumweru ndaba maze gukora ibi ngibi. Niba uri ku kazi ukavuga uti ibi bintu muri iki cyumweru nzaba nabirangije kandi ikaba arizo ntego zawe ugomba gukoreraho, ugakora ku muvuduko ushobora gukora no kuzuza za ntego wihaye. Nanone burya intego ushobora kuvuga uti muri uku kwezi cyangwa muri uyu mwaka ugereranyije n'uko winjiza zamaze kugera ku mutungo ungana gutya nzabona naraguze ibi n'ibi n'ibindi bitandukanye. Naho long range goals usanga ni nka za ntego z'ubuzima bwawe, uvuga uti ngomba kuzatunga ikintu iki n'iki kandi izo ntego ukaba ushobora no kuzigabanya nabwo mu gihe runaka kiri limite, nko mu myaka 5, imyaka 10 se cyangwa imyaka 15, bitewe n'uko ubona za ntego zawe ushobora kuzigeraho ugereranyije n'uko uhagaze cyangwa n'imbaraga ushobora gukorana cyangwa n'ibyo winjiza bitewe n'aho n'ibyo wifuza kugeraho. Intego rero zishobora no kugabanywamo nanone mu matsinda 3, aribyo rero ushobora gushingiraho unapanga cyangwa unagena intego zawe. Aho ushobora kuvuga uti intego za mbere ukazishyira mu bijyanye n'ubukungu, ukavuga uti mu gihe kingana gutya nzaba nageze kuri iki, ndetse ugereranyije n'amafaranga winjiza cyangwa niba uteganya kubona ukavuga uti mu gihe cy'umwaka nzaba nageze kuri aya mafaranga cyangwa ku bintu by'imitungo bimbyarira amafaranga. Intego z'ubukungu ni nziza cyane, bituma ubasha kugira imbaraga zo gukora ndetse no kudasesagura kandi cya kintu wapanze cyangwa cya kintu wagize intego paka bikarangira ugikoze, kubera ko imbaraga zawe n'amaso yawe niho abareba gusa. Kugira intego rero bikaba biguha imbaraga ndetse no kwigomwa bidasanzwe, bikagutera umuhate udasanzwe bitandukanye na wa muntu upfa gukora agenda asa n'uri mu cyuka atazi ibyo akora, atazi yava n'iyajya ndetse n'ibyo yifuza kugeraho mu buzima. Kugira intego rero niryo banga rizihishe naryo rizibitsemo. Ikindi cya kabiri ushobora kwiha intego ni ukuvuga ngo mu gihe runaka nzaba nageze kuri ibi bintu. Ibyo bintu burya nabyo hari uburyo bigutera umwete kugira ngo ubigereho kandi ugakoresha amaboko yawe n'imbaraga zawe ndetse n'ubwonko bwawe n'ikindi kintu cyose ushoboye kubona kugira ngo ugere kuri za ntego zawe. Nanone ikintu cya gatatu, burya ni ngombwa ko wiha intego zo kugira ngo ubashe gukura no kunguka ubumenyi, aribyo bita personal growth cyangwa personal development. Kugira ngo umuntu agere kuri byinshi no kugira ngo agere kuri za ntego, burya ni uko aba afite ubumenyi kandi agahora yihugura ku byo yifuza kugeraho. Nawe wifuza kuba umucuruzi cyangwa umuganga cyangwa umwarimu n'ibindi byose wifuza kugeraho cyangwa kuba, burya ni ngombwa ko ugira ubumenyi bugufasha kugera kuri bya bintu. Burya nta kintu mu buzima kidasaba ubumenyi. Burya n'umuhinzi nawe ahabwa amahugurwa yo kumenya uburyo atera imyaka ye ndetse n'uburyo iyo myaka yifatwa, byose burya n'ubumenyi aba ahabwa.
ni kimwe rero, burya kugira ngo ugere ku kintu cyangwa ukore ikintu cyose runaka bisaba kuba ufite ubumenyi, kandi ubwo bumenyi bukaba bushakwa, ushobora kubushaka hirya no hino. Burya niwicara utuje ukumva ko uzi ibintu byose kandi nta bumenyi uyikeneye, burya uzaba urimo gupfa. Burya umuntu muzima ahora yiga, kabona imyaka yose waba uriho, ufite imyaka 80 cyangwa 90, burya izi ni ubumenyi kandi ni ukubwunguka buri munsi uko bucya n'uko bwira. Rero mu bintu byose wiga n'ibyo ugena kugeraho, uzajya upanga cyangwa uzajya ugena no mu ntego zawe ushyiramo no kunguka ubumenyi. Mu ntego zawe twabonye ko intego zawe zigomba kuba amatsinda abiri, intego z'igihe gitoya ndetse n'iz'igihe kirekire, ukazigena ugendeye ku byo ushobora, ku mbaraga zawe, ku byo ushobora kubona, ndetse ukagena ugendeye ku byo bita smart, ibyo ushobora kugeraho ariko ukoresheje imbaraga zawe z'umurengera. Kandi intego twabonye ko ziguha igihe n'imbaraga ndetse n'umuhati wo gukorana kugira ngo ubashe kugera kuri bya bindi, ukaba ari naryo banga rihisha mu ntego, kuko uba uzi iyo uva n'iyo ujya ndetse n'ibyo ushaka kugeraho, kandi imbaraga zawe ukazikonsantara cyangwa ukazihuriza ku kantu kamwe ko kuri za ntego zawe. Intego kandi ushobora kuzigabanya mu matsinda 3, ariyo gukorera ku ntego ushaka kugera ku bukungu, ndetse no gukorera ku ntego ushaka kugira ibintu runaka, no gukorera ku ntego ushaka kwiyungura ubumenyi, aribyo bita personal development cyangwa personal growth. Intego rero abahanga batandukanye bagiye bazandika ibitabo bitandukanye, kandi byose bigahuriza ku kuba intego ari ikintu cy'ingenzi mu buzima ku muntu wifuza gukora no gutera imbere, haba ari kugera ku bukire, kuba ikintu runaka se, kumenyekana n'ibindi byose umuntu ashobora kugeraho cyangwa kwifuza kuba byo. Burya nta muntu wifuza kuba habi cyangwa kuba habi, ariko burya byose biraharanirwa kandi byose kubigeraho ni intego. Intego rero, gukorera ku ntego bituguha imbaraga n'umusanzu utari witezwe, kandi bikaguha ubushobozi busumbye ubwo urusanzwe bufite, kandi ukurusha abantu badakorera ku ntego, akaba ari n'iryo banga abageze kuri byinshi baturusha.